Yesu nashimwe bene data dusangiye urugendo rujya mu ijuru. Ndagira ngo dufatanye gusangira ijambo ry'Imana rijyana no gusenga. Ntekereza ko ibintu byo gusenga twabyize nabi, kandi abantu benshi batazi gusenga n'abajya basenga. Ariko intumwa za Yesu zabaye inyakuri. Usomye 11 muri Luka, babwiye Yesu ngo abigishe gusenga nkuko Yohana yigishaga intumwa ze gusenga. Gusenga birigwa rero, kandi umuntu ukwiye gusenga ni umuntu ubikora. Abapantekotero ni abantu ba mbere bagombye kwiga gusenga. Twe rero batwigishije gusenga ku gice kimwe, kuko iyo urebye neza ibyo bita gusenga, abantu bavuga gusenga nk'uburyo bumwe bwo kujya gushaka Imana mu bibazo bafite ngo batabari. Ariko iyo urebye umubano Yesu yagiranaga na se mu masengesho, ntago wari umubano w'umunsi umwe. Yesu yari yarishyize munsi y'ubutware bw'amasengesho kugira ngo ibyo akora byose bitamwitirirwa, bimurinde ubwibone, kuko yajyaga avuga ati ibyo nkora byose ndata umba kubikora. Ijambo tugiye gusoma ni ryanditse muri Luka 21:37. Haranditse ngo iminsi yose yiriwe yigisha mu rusengero, ako bwakwira agasohoka akarara ku musozi witwa Elayono. Abantu bose bakazinduka mu gitondo bakajya aho ari mu rusengero kumwumva. Bavuze iminsi yose. Nuvuga ngo kuva Yesu atangira ministeri y'ivugabutumwa ntiyongeye korera mu rugo. Bibiliya ntibeshya. Ibi ngibi bivuzwe hano ni ukuri. Yesu yararaga ku musozi, abisho bakaza kumubona mu gitondo. Aha rero mwumvira ijambo, yajyaga gusenga asengera iki? Irafite ikihe kibazo gituma buri munsi ya gusenga? Twe rero abajya gusenga iminsi yose n'abafite inzara, n'abafite ubukene, n'abafite amadeni, n'abarwayi, abantu bafite ibibazo byo muri ubuzima, no birirwa mu masengesho bakitwa n'abanyamwuka. Nyamara cyerekana ko atari byo, nuko ibyo bavuga iyo babisubijwe ujya kunukora ntibagarutse. Bigaragara ko iboko icyo bita gusenga no kujya imbere y'Imana bafite ingorane. Ariko umuhanga wo gusenga ntabwo asenga nk'ufite ibyo asaba Imana, asenga nk'utsura umubano we n'Imana. Muri uyu mwanya reka nkubwire, niba ushaka kuzajya mu ijuru ukazazuka ukazuma impanda, ukwiye kubana n'Imana mukiri mu isi. Kubera ko abantu benshi bajya bavuga ngo bazajya mu ijuru, ngo impanda nivuga ngo bazazuka, ngo Yesu naza bazagenda. Kankubwire, niba utajya umwumva ubu ngubu, none se kankubaza ikibazo, ni gute bategura umukwe mutavugana, ubukwe bw'umukwe mutavugana? Icyerekana ko umugeni afite ubukwe nuko bavugana na fiancé. Ikiganiro bavugana buri munsi, baganira ibyo bukwe babutegura, nibyo bivamo kubana. Ni gute utabana n'Imana, ubana n'isi n'iby'isi na Satani, uri mu kazi guha Imana utayibuka, ukayibuka ari ukugize ingorane, ukavuga ko hari ubukwe ufitanye na Kristo? Nta bukwe buhari. Kubera yuko abatubanjirije, iyo usomye mu 11 mu Baheburayo, hatubwiraga ngo n'isi ntibari bakwiye kuyibamo. Abo bantu babanaga n'Imana kubwo n'isi badakwiye kuyibamo. Aburahamu bahoraga babana n'Imana umunsi ku munsi. Twe rero turi abantu basa nkaho twahuye n'ubuzima budushaririye bw'ibikomere byo mu miryango cyangwa by'amateka, bigatuma Imana yaratugobotse ikaduha ibyo tuyisabye. Ariko ntabwo Yesu yaje kugira ngo aduhe atujyane muri competition y'ubuzima bwa kino gihe. Yesu yaje ngo intama zo n'ubugingo bwinshi. Ariko abantu bafashe gusenga nk'uburyo banyuramo bajya gushaka ibiryo, bashaka amazu, bashaka amaviza. Ni nabyo abantu bahanura, nabyo baririmba, nabyo bigisha. Kankubwire ko ibyo bintu abantu bigisha atari ukuri. Ntago ari ukuri kuzuye, ni ukuri kutuzuye. Kubera ko hari abantu badasenga Imana, hari abantu batazi n'Imana aho iba, batagira idini, kabyite gutyo. Barya, banywa, ntunavuge ngo bariba. Hari n'abandi bantu b'inyangamugayo batiba, bakora ibyabo, bakaryama bagasinzira. Abo ngabo se babihawe nande? Kankubwire rero, Imana ibibira imvura mu murima w'abeza n'ababi. Ndashaka kubwira ngo Yesu yari umunyamasengesho wabigize umwuga, ku buryo we gusenga nta gusenga kuko afite ibibazo. Kuva yatangira ministeri ivugabutumwa, kuva ku munsi wa mbere yagize iminsi 40 asenga, na nyuma yaho yakomeje gusenga. Yatangiye asenga, asoza asenga. Nawe rero ukwiye kuba umunyamasengesho umeze gutyo, ukaba uri umuntu usenga
atari ukubera ko byanze ugasenga byemeye cyangwa bitemeye ukabigira ubuzima. Muri iyi nyigisho uri kumva uzi ko ujya wumva ijwi ry'Imana rikubwira gusenga, rimwe ukabyanga ubundi ukabikora, ariko gusenga ni ubuzima. Bibiliya ikavuga ngo nkunda abankunda, abashakana umwete bose bazambona. Imana iraboneka, Imana uyihamagara ikumva, Imana nayo irakunda ikabishobora. Imana iguha umugisha, Imana ishobora kubera inshuti y'igihe cyose no mu bugingo bw'iteka. Bikubera uko wizeye icyampa ukaba umuntu ushyira mu bikorwa amahame yo gusenga.